amakorasi yo muri Papa Sava uruhare nyagiraho. Hari sene wakinnye muri Papa Sava urapa ubusanzwe uri umuririmbyi. Se wanakazi like Imana ikomeze. Uracyakomeza warubuze uko ahantu nabaga ni mu gishanga haba ibikeri, noneho na Merisi wabo hari hataratera imbere nabo bimeze nk'ibikeri. Duhimba indirimbo yitwa Nyirangororo, twakomaga nk'intebe gutya ngo ngororo 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 ngororo, twavuye mu kabande byaratubabaje, ni ibintu nk'ibyo twaririmba. Gitari mu buzima busanzwe mupfaniki urateganya kuzashinga urugo ryarese? Ntago nashinga urugo ba garafurere banje batararushinga. Abazi nubaha abakuru banje. Twongeye kubaramutsa nanone. Iyi ni Papa Sava Subiza, tubibutsa ko tukirimo kwizihiza kuba twarujuje episode 1000. Ubu tugeze mu 1000 hafi na 20. Bati nta mworo wa Kamena udaheze arahekenya. Hanyuma ubu turi mu ki, bivuze ngo ese hari abantu barimo kurya inopfu cyangwa inopfu zararangiye, mwariye ibigombyi byararangiye, mwarahuye ntago mbizi, mwarahunitse. Okay, aho mugeze nuko tubaramutsa mu bice byose by'igihugu. Abava hano Karuruma cyangwa se Gasyata mugakomeza za Kanyonyomba, Nyabugogo, Kundagara, mugakomeza ku Kinamba, mukagera Kacyiru, mugakomeza mukagera Kimihurura, mukambuka za Remera, ubwo mugakomeza za Kanombe, wakomeza hakurya cyangwa hakuno ukaza gukatira hariya aho twita kuri antene baye kagera za Busanza, wamanuka ugakomeza hepfo hafi y'urufunzo cyangwa ugahita ukata, wahita wikatira hafi y'iyo midugudu aho ngaho, ahantu hafi aho ngaho. Mumeze muti ibintu ni mama wararaye. Ushobora no kuba waraturutse hariya ugahita ufata inzira ukanyura Mushumba Mwiza, hanyuma ugakomeza hariya 15 na za 19, ariko 15 na 19 ko na 18 njya mpabona. Bimeze bite 21 23 ni Yesu ubwo ni ku murindi ni mudusobanurire cyane 21 22 23 ni ntago turimo kubimenya. Za Bambino buriya ni kuri kangahe, hanyuma ukajya Kabuga ugakomeza ukajya kwiga noneho ahantu za Musha naye ahantu hafi. Mumeze muti icyo tubasaba rero no gukanda kuri subscribe. Ushaka kuba warize hoteli na hoteleri, ukiga turisime, ukiga gutembereza ba mukerarugendo, ukiga kumenya inyamaswa n'imibereho n'imibanire yazo n'abantu. Yego namwe mwese mukandeho kuri subscribe. Yego hanyuma twabamenyesheje ko nanone dufite ibindi bihangano bigenda byunganira kuzuza episode 1000. Dukomeza twihuta cyane, ubu turi kwihuta turaguruka. Hari twe twenyine twabahaye yitwa Igiteyiteyi, hanyuma tubaha n'iyindi yitwa Unyimiriki, tubaha n'iyindi yitwa yitwa aho uzasanga umuntu ufite ubwanwa nk'ubwa Dawidi cyangwa Goliyati. Erega barabo mu bihe bimwe bose bwashokongoraga kimwe, bwakuraga kimwe gushokonkora, utagira ngo ndatukanye. Simon, comment ça va? Ça va. Mon bien, monsieur. Monsieur. Le maître. Asseyez-vous, merci beaucoup. Mon goye ni gitari. Nyiragitariro. Yes. Vevaraho. Vevara harakomeye. Aradomangitse. Mbega abasuhuza abafana bose. Abafana bose Vevara basuhuza. Ni gitari arimo aravuga ati nyarukire mu rukomo mukubite ku kantu kakanyama murye gaperi, mwizihirwe munezerwe, ibintu na amahoro. Umva Simon, ngiye ntago njya mu bintu byinshi. Urabona batubonye waberetse ariko uko twambaye. Ninde uri bu baking undi sasa.
sinzi niba mwatubonye yo turafatikanya. twamanutse Kigali oya twamanutse iwacu za Rulindo twari tuje Kigali amashashi yari yanditseho Karindari ntitwari tuzi aho turi burare ku mihanda baduseka ntibabonaga uko duteye inkweto zari kamambiri wabonye bodaboda uwo yari umuzungu bamukuriraga isari gukatisha igikarito ugeze Nyabugogo byari ibindi bihambaye nje umwana w'imihanda umwana wahinze ibijumba umwana warengeje imirumba ndaho ngaho ndaryama kwikorera imizigo byari nk'inzozi sinari mfite umutwe ngo ndabibasha ariko ingata ndayibanga uwo nikorereye sinahagejeje yankase 50 ayo yari menshi muri uyu murwa ari gukihuzamukamo sinigeze mbahereza narababwiye ngo nzagafata imyaka 10 yindi raza sinigeze ncika intege kuko ibyo ntibiba mu murenge okay ndazamuka imivugo ndayihimba indirimbo ndaziririmba gitari ndacuranga piano yo ikanyisoba kuvanga solfege imbani bamba ariko ubu nditunze ndaseka nkakwenkwenuka Imana yampaye inyenya ikubitaho n'amaremba bambonye bati mwana wirurindo zamuka ikiyanza bakuririmba butanga mundu baguha impundu nuko nteye biririma bakanaka bati nubundi ni wowe wadusobanuriraga mbaho ndakura nditunga ntunga abandi bageraho banyita umupaturo uwo bitaga umwana muto utazagera hoteli intambwe ubu ngubu ntunzabaye kuze nanjye banyita papa wacu kandi ntarakira y'umugore kujya kwa muganga banyereka kana bati ni wowe se yo banyita kabisa nakwembe urumva imirongo nzi kuzikurapa bigeze ngenda renze hashimwe Yesu umusero Kristo wamanutse mu isi y'ibisare gasinze n'ibisambo yaramanutse mu isi asize mu ijuru igitaramo gitogotaza mu isi bamubyorogamo imisumari mbwira urwango rwungura iki harya ngo umusonga wundi ni wakubuza gusinzira harya menya ko watabaye utaka bitatinze ngo atamirizwe imitako amapeti ku rutugu mana warakoze wangiza umuntu iyo ubishaka uba warangize nk'iyene mu gitondo nkajya mpebe bandimo kwaka ubwatsi abambona aho ngaho reba iyo nza kungira nk'akabenzi bamwe banyita haramu kubera uko basenga abandi bakanyita benzi mfite icyubahiro bakanja basiganwa muzabambwire ko ntarwana ku wasadi intambara z'amadini reba iyo nza kugirwa nk'imodoka babakata bagarura hirya bagarura hino mu byondo bagacekamo nta kwinuba bagera mu mikuku za ndakwemeye mbese iyo mirongo irahari irahari nize kuki utagisohora izo ni nyajwi izo ni nyajwi shyireho ingombajwi kugira ngo unyumve neza urantege amatwi hariya turi ntabwo turimo dusoroma imbwija oya twarariye twarahaze twakenye imifumba hari abataratwumvisha urusenda twarushyiragamo kamurari ngo ruturya ariko tuze kwica isari nimugoro base iyo mirongo irimo ubutumwa kuki utagisohora oya twebwe ni ibintu turabikora tukabivanga muri cinema by the way harimo ubutumwa bwatari nawe ndagira ngo nkubite umurongo mite ngubekinga yo mbekinga kugeza ubwoba imirongo kubitamo imirongo wenda umeze nkaho ntari noneho ngiye nta nigendeye kubitamo imirongo yawe rero mfite imirongo ukimbwira mu kanya nti nkubitira imirongo nkoze imirongo ijyanye n'ibihe tugezemo ariko mikeya kubita imirongo ejo papa sava imyaka ibaye myinshi kuva 2018 imihigo ari myinshi papa sava ariyo deal byinshi twapanze kandi twitanze imihigo urugamba none turakataje hari abacanege bazaga bivugisha ngo bizarangira vuba baduca intege uko babivuze bikadutera imbaraga ndabamenyesha ko tuzabasetsa mpaka ndashimira buri wese waturebye ndashimira buri wese wanakoze sub ndashimira buri umwe wateye comment nkanashimira buri wese wanakaze like Imana ikomeze uracyakomeza warubuze
ugomba kujya uterura ibyuma. Imana ikomeze iturinde mu rugendo kuko ubu ngubu miliyoni niyo ntego. Imana ibirimo kandi izabihoramo. Imana ibirimo kandi izabihoramo. Miliyoni sabu niyo ntego. Miliyoni sabu niyo ntego. Buri wese hano wese akore sabu. Miliyoni sabu niyo ntego. Miliyoni sabu niyo ntego. Buri wese rwose akore iyo sabu. Imana ibirimo kandi izabihoramo. Imana ibirimo kandi izabihoramo. Imana ibirimo kandi izabihoramo. Miliyoni sabu iyo ntego. Miliyoni sabu iyo niyo ntego. Buri wese uri hano narakande kuri sabu wayase wadukulaye. Ariko iyo bavuze Simoni urinde wande waryari wahehe mbese twibwire by the way tudatinze ubundi twaberetse abo turibo. Simoni ubundi ubusanzwe nitwa Kwizera Samuel. Ni amazina ya Kwizera Samuel. Hamuhanuzi Samuel. Yes. Ni amazina mama yanyise n'ababyeyi mbega. Mvuka i Kanombe, nkaba narize amashuri abanza n'ayisumbuye ariko nta university irimo. nkaba nkina muri Papa Sava nitwa Simone. Mu mashuri yisumbuye wize ibijyanye n'iki? Nize construction. Wize konsi? Ibintu se by'ubukerarugendo wabikuye? Njyewe? Konsi narinzi ngo ni ya Musa gusa. Oya. Nawe wize konsi? Konsi kabisa. Karabaye rero wayizaga naye unabasuhuza abo bana. Nize muri APK Kanombe. Yego. Muri cya leta Saint Emmanuel. Okay. Suhuza nawe twiganye bose Imana ibane namwe kandi mubwira abantu mwese b'inshuti zanyu bakore subscribe kuri Papa Sava. Voilà. Ariko saba bari kuduhamagara mwiduhamagara turi mu kiganiro turaza kubabwira mwitonze mwiduhamagara muri kutuderanja. Yego. Nuko Samu yiga konsi. Yego. Abo kuri Saint Emmanuel no muri APK mumeze mutabo mu Busanza se? Wambaye secondaire ariko mu Busanza niho nize primary. Ubu niho barakureba akavuga bati umuhungu wacu. Abumva bidasanzwe. Ubu se Melody se mwari muturanye? Melody twari duturanye. Yego. Na Mutikanda wa Nkunda. Yego. Na Valence. Yego. Na Magi. Valence no umuvandimwe byatse. Yego rata. Uriya nawe warabaninze. Yego imyaka ine. Kubigira ibya hasi. Niyo mpamvu uzi ibintu byo kudijya. Imyaka ine hafi 5. Abasa mwamwumvishe? Hanyuma uvuka mu bana bangahe bose bariho ababyeyi barahari bimeze bite? Ngiye mvuka ndumwe kuko papa yapfuye nkiri umwana. Mama arifata ndera arandera none ageze mu myaka 5 abyara ubwo urumva ndumwe. Uri kinege. Yego. Uri kinege wenda kubera ikibazo cy'ibyago. Yego. Okay. Umukecuru warahari. Umukecuru arahari. Turamusuhuje rero umukecuru ukomera cyane. Samu nawe uramubona hafanga. Ibintu ni amahoro. Se Samu. Yego. Witwa Dizo de Grit. Mu buzima busanzwe ngo ukora iki? Wize konsi ariko mu buzima busanzwe ngo ukora iki? Mu buzima busanzwe ibyo kubaninga byo twabyumvise. Mu buzima busanzwe ndi umuntu wihangira imirimo nkanayishaka. Yega nta kintu nakora kuko simfite aho mbarizwa nyuma ya Papa Sava harambye. Mu byo ukoramo hari biki n'ibiki? Ndaririmba nkaba DJ nkaba hari ibintu byinshi. Kada. Nta n'ikintu njya mvuga ko ntashoboye ahubwo nkigeramo bikananira nakigezemo. Ikintu cyatuma mbona n'igihumbi nyiha agaciro. Vrema.
ikintu cyatuma abona n'igihumbi agiha agaciro, kuko igihumbi se harimo inyanya zingana iki, harimo se inusu y'ubugari, hakabamo miti y'ibishyimbo turi Kigali, si byo sinabyirirwa nkanabirari uranabirari igihumbi uba urenze ubundi, hanaraza n'umushyushyu ndibufate mu gitondo. hanyuma se ibintu byo gukina filime byakujemo biti? Ibintu byo gukina filime ubwo kugira ngo bitubwire neza, tubwire inzira yawe y'ubuhanzi mu by'ukuri wisanzuye kugeza ubwo winjiye muri filime. Inzira yanjye y'ubuhanzi rero, ubundi nakuze nkunda gusetsa, nkunda no kuririmba. Ndabyibuka ubundi byagaragaye bwa mbere ko mfite iyo mpano twigana na Farimirisi mu wa mbere segonderi. Ari njye shefu, ariko njye nawe tukaba ari twe bahana buri munsi, ariko tugira ibyaha mu ishuri. Twaba twarananiranye duhora turirimba, kuko ahantu nabaga ni mu gishanga haba ibikeri. Noneho na Merisi wabo hari hataratera imbere, nabo bimeze nk'ibikeri. Duhimba indirimbo yitwa Nyirangororo. Nyine twigana ibikeri. Mbega twabaranaga amafuti dushimisha, ku buryo twashimishaga abana. Mwarimu yaza mu ishuri twasakuje, aritwe twateruye ikigo, abana bose bakavuga ngo ntituza basakuje, kubera urukundo badukunda. Nyirangororo wibukamo akantu mwaririmbaagamo? Ni iya kera? Ni iya feke. Uguze ukuntu twaririmbaga. Merisi twakomaga nk'intebe gutya ngo ngororo 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 ngororo, twavuye mu kabande byaratubabaje. Ni ibintu nk'ibyo twaririmba. Merisi ndamusuhuza ari hose rwose. Muri Genius Comedy. Yego biva kuremwa hafi y'ibikeri havuye Nganzo. Ariko ndashima Imana ko abantu b'i Kanombe bose byibura abo twakuranye byagiye bicamo. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko urakomeza na Merisi? Ndakomeza na Merisi, ariko njye nkajya nkubita hepfo na hepfo bikanga. Nkajya mbona nko gukora ibyanjye ni inkuru ndende, kuko nta mafaranga nari nakagize icyo gihe. Biranga ndavuga ati tuzajya tuguma dusetse, ariko ntacyo byinjiza, nta n'icyo bimaze. Mbega Merisi ubundi twagiranye ibihe byatari, ngo ndibuka namutanze gutunga taci, kajya mbwira ngo mufate akavideo ngo wereze Bruce Melody yasohoye indirimbo, kandi se ako kavideo kagaragaraga gute? Mbega wabonaga nk'umuntu agira gutya ariko utabona isura ye, ukibaza ukuntu uri umuntu watangiye guhitinga ukumva birasekeje. Hanyuma se ayo mashusho se Bruce Melody akayabona, mwaje kumenyana, byarangiye bigenze bite? Icyo gihe rero, icyo gihe ubundi ntanihuse. Icyo gihe Bruce Melody yari afite indirimbo za Tubivemo, niwumva ugiye kunsiga atangiye kugafata, ariko akunda kuza mu rugo cyane. Ndibukana naramubwiye ati se ko hari revu umaze kugeraho, wambabariye ukamfasha nanjye nkajya mu muziki. Arambwira ngo nzandike imirongo mubwira njyane muri studio, arabinyemerera. Noneho ubwo icyo gihe urumva nk'umuntu twahoranaga, nahoraga iwabo nawe ahora mu rugo, urumva Merisi yabibonaga nk'umuntu batanahura ngo banavugane, urumva. Hanyuma icyo gihe ubwo cya Merisi mfata izo video, ntago Melody nari nkimubona, hari haraje ibyagumaguma aboneka gake. Ubwo nanjye nyine nkamufata video nkabyirebera, reka akabazi ngo Melody ari ubibone, urumva. Ariko ntiyandenganya, arabyumva. Icyo gihe byari hatari, ko nari mfite na Instagram icyo gihe y'agatelefone naguze, nyisangamo ntazi n'uburyo ikora, itari no ku izina ryanjye, urumva. Ubwo se urumva Melody yari kubibona ute n'izina ryanjye ritariho? Mwimizi ni hatari. Nuko murakomeje rero? Turakomeza, nza kugira amahirwe, hari umukobwa muri famiye wagiye mu bintu by'umuziki kera, abanjyanye muri studio ya Riderman. Nkigerayo nkibona icyo gihe hagezweho bitwa ngo ba TNP, mbona abahanzi nyine nsanzwe ndeba muri telefone no kuri televiziyo,
ndavuga ati mana yanjye njyewe imirongo yanjye ihita ibura burundu ndavuga ati kuba ngiriye umugisha nkabona abantu niyo nataha. Ndabyibuka yanjyanye arambwira ati sinkugejeje muri studio bagukorera indirimbo nurangiza utahe. Nta n'iripfumuye nari mfite. Nkimara kubona studio narebye uburyo babikora, nkareba uburyo ari heza, nkabona n'abasani hari na ba Maji the Black nawe yitwa ba Mujizo nari Mujizo wa kera. Urumva navuye Nyamirambo n'amaguru ngera i Kanombe nta n'ijana mfite, kandi narindi icyo gihe twambaraga pocket tugenda tubanze no nkanjye wageze muri studio irimo abo bahanzi. Yewe Kanombe narayijagaze, numva ari njye muntu urenze no mu buzima. Hanyuma bitangira uko ngenda, ariko nta mafaranga ngira, ari ibintu nyine biza bigahita bigenda bidafite icyo bikoze. Hanyuma wenda reka nihute nka 2000 ndangije ishuri, nka 2016 oya na 7 mu ntangiriro. Umuntu aza kumpamagara ngo wambabariye ukankinira muri filime. Ndavuga ati nta kibazo. Mu bwa mbere nari ngiyemo mba ndagiye nkina ndi umuntu uvuga ijambo mu bintu by'urupfu byo gushyingura. Hanyuma ndabikina, urumva n'ubwa mbere nari ngiye imbere ya kamera nkora ibyo bintu. Ndabikina ngira Imana birasohoka, ngeze aho nabyo mbivamo njya muri studio nkora indirimbo. Mbega nari mfite impano nk'ijana ariko zose bambwira ngo zirakubira. Byaranshanze guhitamo imwe. Nko muri uwo mwaka nko mu kwa 11 Maji the Black barampamagaye, none se waje nkakwereka ibintu mfasha. Ndavuga ati ntaribi, kuko bose urumva nabi Kanombe twari tuziranye. Abarambwira ati ujye umperekeza kuririmba, urumva ni mu rwego rwo kubekinga. Mvuye mu bya filime nsubiye mu by'umuziki. Mbona iby'umuziki ni inkuru ndende. Ntangira noneho gukunda filime, ariko nanone nkaba narakundaga filime nyine za Kanyombya na zimwe wafataga amanyamu za kera. Ati izi filime ziratwika. Hanyuma mba ngiye mu by'umuziki, nawe mazemo nk'umwaka mbekinga Maji, ngera aho mbivamo. Ariko icyo gihe mbikora nabwo nari DJ, uko natangiye kuba DJ niga mu wa 5 ndarangiza mbivamo 2018. Witwaga DJ nde? Ni DJ Big Sam. Ese niho byavuye Big Sam? Yego. Hanyuma ubwo ngubwo icyo gihe Maji turarekana, ndavuga ati ngiye gushaka ukuntu nanjye naba uwo ndiwe. Nka za 2018 mu mpera mba ngiye nanjye muri studio nkora akagoma koko ndakiyumvira. Naragasoje ngira Imana, ari kukabona nabyo natangaga 1000, ejo 2, ejo nkumva najyaho nkakiba kugira ngo bakame ngatunge muri phone. Byari inkuru ndende. Hanyuma ubwo ndagatunga nkajya nkiyumvira, mbura n'abantu bakansharingira. Ndavuga ati sha uretse ndakumva. 2019 nko mu kwa 3 nabwo nkora kandi. Hanyuma ubwo mba nshinze YouTube. Ubwo nyishinga ngize utugoma 3 nshyiraho kamwe, mbona kagize views 500. Ndavuga ati ndakabafatanya. Numvaga ibyo bintu bitabaho, urumva. Hanyuma ndi muri uwo murongo biba bigeze muri Covid. Naho Covid icyo gihe itaraba bari barasohoye Papa Sava. Nyikunda byatari, natangiye kuyikunda ahantu uba uri mu muhanda Fofa amanuka kubita ikibuno umubwira ngo uri kujena la circulation, ibintu nk'ibyo. Nyari episode ya 16 n'atari na 24. Narayikunze ku buryo nahise nsubira inyuma nkazireba zose, no bigeze nko muri episode ya 95 gutyo. Ndabaga ati filime Imana imfashije nkayikinamo. Naba ntwika ahantu ndimba tavuga ngo ibiryo byaramunaniye.
icyo gihe biriya biryo byaratwikaga, akaba ati nk'ibi biryo ari njye uri kubirya nanjye nabirya nkabimara nkavuga ko byananiye. Akaba ati Imana izamfashe nkine muri iyi filime. Hanyuma ubwo sitori y'urugendo rwanjye ni inkuru ndende kabisa. Ni filime muzindi. Ni filime. Hanyuma ubwo nza kugirirwa amahirwe nko muri 2021 mu kwezi. Urumva Valens ni nka garafurire ko ni umuntu sinzi ukuntu nabisobanura. Ni ukuvuga ngo mama yakoreraga mu ntara, hanyuma kwa Valens niho banderaga. Urumva ni garafurire niho banderaga nkiga. Niyo mpamvu akenshi ubona niyo nkoze ikintu kibababara ni garafurire kabisa, ndanamushimira bamfashe neza. Ubwo icyo gihe Valens ajya mu bintu bya filime, nabwo ati wazambona, nahoraga musaba papa sava gusa, wazamborera ukanjyana muri iriya filime, uzamborere kabisa. Buri munsi nkajya muhamagara, buri munsi. Ngize Imana, impamvu ubona nkunda n'umusatsi, ngize Imana arambwira ati harya ntufite rwa rusatsi? Nabwo ati ndarufite. Buriya umusatsi ndawukunda, ntarakomeza kuri ibyo by'umusatsi. Impamvu nkunda umusatsi ntabwo mukunda kuko ntabwo abantu bakuru muwishimira, ariko njye impamvu mukunda warandokoye ahantu nka habiri kandi hakomeye. Uyu musatsi nigeze ku Gikarongi njya mu Kivu mbeshya ko nzi koga, ndagenda ngera hagati ndarohama, akana kareshya gutya kankurura umusatsi gutya kangeza ku nkombe kamvanamo. Urumva iyo mba nawe ufite mba narapfuye kuko sinari nzi koga. Urumva icyo nicyo cyatumye nkunda umusatsi. Ubwo icyo gihe Valens ampamagara ati ngwino muri papa sava, arambwira ati harya ntufite rwa rusatsi rw'imbobo ngo rukaraze? Ati ndarufite. Abarambwira ati uzaze nkwereke episode ukina uri umujura. Urumva umusatsi ahantu ngejeje kuri za nzozi nifuje kugeraho mbona bidashoboka, mba ndaje nkina episode ndi umujura n'urusatsi, irarangira niyo nari gukina gusa. Abarambwiye nti se wowe waravuze ngo ninde muntu wakina arangije ishuri? Valens ajya inyuma arambwira nti se urwo rusatsi ntiwarwogosha ukamera nk'umunyeshuri? Ndavuga ngo kurwogosha ubwo turenga hano rwashizeho, ese ngenda nshyiraho rodinere wose mumaraho kubera uburyo nari nishimiye. Wari wakariye. Numva bitabaho. Hanyuma ubwo mba ndawogoshe, mba ndaje nkina episode yita imbere umugisha koko ngo Simoni njize umwana mu nzu. Yesu umwana, quartier yose iramenya, ntangira guhindurirwa amateka gutyo. Ndashima Imana ko wamfashe neza, nkaba ntangiye guhindura izina muri iki gihugu. Wari uwitwa Ninofilosi. Ufite imyaka ingahe se ufite sheri? Ufite imyaka ingahe mfite sheri? Ufite imyaka ingahe se ufite sheri? Ufite imyaka 27, sheri ndamufite. Nta bintu byo guca ku ruhande. Ni uwo Simoni. Ngiye mvugisha ukuri ariko imyaka 27, sheri aramufite. Yego. Byumvikanye. Sawa, ntabwo tukubaza amazina, ushobora kubabona batendeka ubwo mwaka nabi mutendeka. Okay, ntabwo tubigiye. Iyamu akakwego Sediri agakwego Riki. Ni gitari mu buzima busanzwe mupfana iki? Ni gitari duhujwe n'akazi, nta kindi mupfana. Sinyogosenge sinyoko wanyu simukaso siki. Happy kabisa. Ndumva nawe wasubijwe kandi neza cyane. Babine akarongo Doreya. Simoni ni muntu ki nyuma ya kamera, nkeka ko ari biriya byose wasobanuye. Wabisobanuye. Nuriya nyine n'uwo Simoni wumvishe Kwizera Samuel. Yego. Sibyo? Kabuto acoustic, ariko acoustic akunda kubaza. Mu minsi yashize yabajije umuntu witwa Didasien Nduri ravuga ngo niba
reka numva ikibazo yamubajije ngo nibaza umuntu witwa Kavatiri niba ajya muri bakabona base Kavatiri za kuri ndamuzi se ntabwo muzi. Hari sene wakinnye muri Papa Sava urapa ubusanzwe uri umuririmbyi, icyo nacyo wagisubije ntiwagisubije se. Kabuto acoustic Simoni yagushubije ngira ngo nanamushimira uwo Kabuto twarahuye ambwira ko ari umufana wa Papa Sava wa mbere. Ndabicekinga buriya hari ukunjya ndeba muri komenti zose za filime yasohotse akoraho komenti. Ndamushimira rwose n'umufana mwiza Kabuto. Sirene Brere ubanza arafite icyapfana n'uriya wabajije ngo twibwira ufite sheri urateganya kuzashinga urugo ryarese cyangwa wasanga ari wowe wawe arimo kuperereza. Wapi ngenge ntabwo nashinga urugo ba garafurere banjye batararushinga. Abazi nubaha abakuru banjye ba Valence erega nawe urimo ngende boss wa garafurere wawe ese uri papa wawe ntabaso ntarakubyaye sheri nyumvira shinga urugo kandi hanyuma amakorasi yo muri Papa Sava yatekerezaho iki uyagiramo uruhe ruhare? Amakorasi yo muri Papa Sava uruhare nyagiraho nuko igihe Rugaba wenda agize igitekerezo cy'iyo korasi mufasha nko gushyiramo indi mirongo cyangwa mu bintu by'isi kubera muza akijijwe nkamufasha kumushyiramo iby'isi kuko njye ntarakizwa neza bya dayimoni ntabimufasha. yatubwiye ko ari nawe rekoda nka hariya ngo nta mugore utwaye nka buriya bwoko bw'inzoga n'ingero bumubwiye za tunuri za dunda ubwonko. ariko uzi ko mwigira abantu ba kera. Rugaba uzi ubwoko bw'inzoga yanyweye umuhuru turajipo beyura Rugaba nase yakijijwe ubusa wenda wamubwiraga izubu ngubu. nshaka ko tuzakora indi hari n'izindi zaje ebyiri nshyashya nazo tukazishyira. Ni iki kintu ushaka kubwira abantu bagukurikiye ubu ngubu bazaba bareba YouTube channel ya Niyitegeka Gratien kuri ubu ngubu? Ni iki kihe kintu kikuri ku mutima wumva ushaka kubabwira? Ikintu kindi ku mutima rero nkuko ntajya nca ku ruhande nabibabwiye, mba numva umuntu wese wifuza kuba inshuti yanjye cyangwa inshuti yanjye yose yanshyigikira mu bintu nkora. Niba nkina Papa Sava ukaba utarakora subscribe sinumva impamvu nkunda kandi ari intunze wishimira kubaho neza kwanjye, sibyo? Ikindi kintu, niba uri inshuti yanjye bwira inshuti yawe, bwira inshuti ye ikore subscribe twuzuze miliyoni 1000. Ikindi kintu nababwira, mfite company yitwa Imfura Service and Protocol twihurije hamwe nk'urungano rwo muri Papa Sava, irimo ba Musa, ba Madudu, ba Sasa. Mujye muduha akazi tubakorere munabashe kutubona live. Mwashinze company murenda kunyeguza waraye. Oya ni wowe boss. Oya twese turi ba boss kuko twese turi ba boss abifuza kutubona muwonirukana mujye muduha akazi rwose. Mwabyumvise rero, kandi ibyo nibyo twifuza kuko twebwe nubwo tuba twarabafashe mu buryo busanzwe ntituri bakamara, ntituzahoraho ko ntituzatura. Nibagiye ahubwo kugushimira. Ndashima Imana ko ibyo ngeze hari we wabigizemo uruhare. Oya sinjye nyine ubwo ni wowe wenyine. Oya okay. Nabo bandi ba Magi. Wowe na Valence. Oya wowe na Valence na mama. Ariko cyane cyane wowe. Nabonye filime kubera Papa Sava. Nsigaye mba no muri ghetto nziza rega kubera wowe. Reka da. Ndashima Imana kandi nzaguma nkubaye nka boss wanjye. Kabisa. Nibyo twari turimo kuvuga ko ntago ngewe uyu mwana agomba kumbaho nk'iki, sinzi uko nari ngiye kubivuga, kumwibaburiraho kuko ntago tuzahorana, kuko nanjye sinzahorana n'uyu musozi nturanye kuko ngiye sindibuye, sibyo? Iteka rero uzabera umusingi, ube ibuye rikomeza imfuruka
y'abandi barimo kubaka yari Simoni Kwizera Samuel, mwabyumvishe imfura protocol service cyangwa service and protocol. Muri ibi bihe mubaha akazi kabisa, kandi mwumvise ko yize n'ibyo kubaka. Wamuhamagara uti nge ndebere y'ishansi aradijya, wamuhamagara uti ndebere ibibigi, akazi kose warakora kavamo ibiryo. Nuko tudatinze rero ubwo naho ubutaha reka nakire n'undi nawe agiye kutubwira ibindi. cyane mukore subscribe kuri Papa Savo, tuzahurira hano twuje miliyoni sub kabisa.